amunanguza ibuye n'icyuma. Yamukubise ibuye amwogeza irindi, abonye ibintu bitari kuvamo neza afata n'icyuma arajomba mu mutima. Umva ubugome bw'abantu sha. Yes, reka nangire musuhuza uherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Mwibisanzwe nge ndi Wikress, ambasaderi w'abadiaspora. Nangire mbasuhuza aho muherereye hose mu mujyi wa Kigali no mu ntara enye zose zigize u Rwanda. N'uturere 30 twose tugize u Rwanda ndabasuhuza cyane. Simbuke cyane n'isuhuriza abadiaspora. Aho muherereye hose mu Burundi, Uganda, Tanzania, Malawi, Mozambique. Sinakwibagirwa Zambia, iyi radio yacu irimo ivugira. Abaherereye rwote amasimbi za Amerika mu Burayi hose ndabasuhuza cyane. Wakwibaza uti kuri uyu munsi Wikress atuzaniye ibiki hano kuri Sirius TV Radio Show? Niba wari ufite inzozi zo kuzatunga inzu i Kigali wabona uyibonye sha. Wasanga uri umwe mu bo leta y'u Rwanda igiye guha inzu mu mujyi wa Kigali. We gusa nukureho urushinge gumisha hano tubane. Ubumva iyo nzu uzayibona mu buhe buryo? I Rwamagana aho umugabo bamunanguye bamuziza 500 y'u Rwanda sha. Bantu bajye mbonereho mbarabure. Niba uzi ko uri umusirimu w'i Kigali cyangwa se undi musirimu w'ahandi hantu hose wamuherereye, reka mukubite linye ya hatari, linye imwe ya mbere ahantu bigiye kubera, ahantu ahantu bizabera hatari. Nkuko bisanzwe murabizi Wikress sinjya ninzamo. Mitenza twihuta cyane twigire i Rwamagana, aho umugabo cyangwa se umucuruzi yaje kwica umukiriya we, amunanguza ibuye n'icyuma. Yamukubise ibuye amwogeza irindi, abonye ibintu bitari kuvamo neza afata n'icyuma